Reka dusome ijambo ry'Imana Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 29 haravuga ngo icyo nicyo gituma nkora cyane ndwanana umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Amen. Umwami ahimbazwe, umwami ashyirwe hejuru, umwami yamamare, umwami asingizwe. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umurimo no kurwana bya Pawulo mu busonga bwe. Uyu ni Pawulo. Rero hano ku murongo wa 29 akavuga ngo iki nicyo gituma nkora cyane ndwanana umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo. Tujye kwisenyera iki gitondo kugira ngo imbaraga z'umwuka wera w'Imana zidukoreremo cyane. Hari ugukorerwamo n'imbaraga z'umwuka w'Imana zigagukoreramo. Imana ikazigakorera zidukoreremo cyane. Zidukoreremo, Imana izikorane natwe cyane, dukorane nayo. Haleluya. Zidukoreremo, Imana izikorere muri twe. Imana aho igishaka gukora tujye dukorane. Haleluya. Umwami ahimbazwe. Uyu yari Pawulo. Iyo usabye ku murongo wa 28 avuga ngo niwe twamamaza tuburira abantu. Icya Pawulo muri cyo gituma akora cyane, ibyo yakoraga cyane ni iki? Kwari ukwamamaza Yesu, akigisha abantu ubwenge bwo kugira ngo bareke ibyaha, bakunda Imana, maze akatunganyiriza abantu, abantu bakazamurikirwa Imana ari uko bamaze gutunganyirizwa muri Yesu Kristo. Nicyo cyatumaga rero akora cyane kugira ngo abantu b'Imana batunganywe, bazamurikirwa Imana bameze neza biciye muri Yesu Kristo. Nabaza ngo muri iki gitondo wowe cyangwa njyewe imbaraga zacu umwuka wera twahawe tumumajije iki? Turi kurwanira iki? Turi kurasanira iki? Mu by'iyi si ko Yesu ari hafi kugaruka tuzerekana iki? Uyu mwuka wera twahawe tumumajije iki? Niba ntawe rero dore n'umwanya mwiza wo kwisengesha. Kuba ari umwuka wera ari muri wowe ariko nta kimenyetso kigaragaza ko umufite. Dukeneye ibimenyetso bigaragarwaho kuri twe ko turi mu mwuka w'Imana. Ibimenyetso bizagendana n'abizera birahari. Amen. Hari ibimenyetso tuzabireberaho abizera ngo bazakandagira inzoka na sikoropiyo. Bazajya ikica ntibapfe. Bazamamaza Yesu. Bazavuga mu ndimi. Bazahanura, bazerekwa. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza abari mu mwuka w'Imana, barimo vino nshya. Uku kwezi kwitwa dukeneye vino nshya. Niyo mpamvu rero ubwo tugiye gusenga muri iri jambo ryo mu Bakolosayi igice cya 29 ukaba usenga mu ndimi, ni umwanya mwiza uze kwisengera mu ndimi kugira ngo umwuka wera yongere agusazure. Nabyita gusazura cyangwa se yongera ashyiremo izindi mbaraga nshya, yongera asukemo kandi murushaho gukorana cyane. Ngo nicyo gituma nkora cyane, atwuzuze n'imbaraga zo gukora cyane, twe gukururuka, dukore cyane igihe tugikoreshe neza. Yesu ari hafi kugaruka. Ndwanana umwete tuve mu bunebwe. Uyu mwuka wera yongera asare. Nubwo utavuga mu ndimi nta kibazo, usenge, ariko abantu bazumva iyi video bavuga mu ndimi muzihate cyane gusenga mu ndimi nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo. Tubwire umwuka w'Imana ngo ngwino ukorere muri twe cyane, akore cyane. Tugomba gutandukana n'isi. Umwuka w'Imana akaganza mutwe, akadomina uyu muriro. Iyi vino y'umwuka w'Imana akaba ariyo yuzura muri twe. Izindi nyota zose, inyota z'ibyaha, inyota z'isi, inyota zidashinga zivemo. Umwuka w'Imana afata icyicaro muri twe, afata icyicaro mu mutwe, mu gihimba, amaguru n'amaboko, afata icyicaro hose mu mwuka wacu aganzemo. Tumwumve, avugane natwe, akorane natwe, atubashishe mu izina rya Yesu. Nicyo gituma nkora cyane. Reka dusenge tubwire umwuka wera ngo dusukirize imbaraga zo gukora cyane, twe gupfusha igihe cyacu ubusa. Umunsi Imana iduhaye amasaha 28 tuyakoremo cyane kandi tuyakoremo ibintu bizima. Ushobora no gukora cyane ugakora ibintu bibi, ugakora ibintu bidafite umumaro, ariko dukore cyane kandi dukora ibintu bizima binejeje Imana. Ndwanana umwete. Imana idushyire mu ndi mwete mushya. Dukeneye vino nshya. Iyi vino nshya yuzure. Yohana 2:1-11 yuzure muri twe. Izindi vino zose hari n'igihe umuntu aba afite muri ubu bukwe vino yari yarangiye, hari n'igihe imbaraga zishira.
ariko iyo umwuka wera yaje ngo adusubizamo imbaraga tukongera tukaba bashya, tukongera kandi izi mbaraga zidukoreremo cyane. Turakora isengesho tubwira Imana ngo Mana izi mbaraga nizidukoreremo cyane, apana gakeya, dukeneye ko zidukoreramo cyane tukagira itandukaniro n'abanyesi. Haleluya. Icyifuzo cy'iki gitondo ni icyo ngicyo. Umwami aduhana umugisha, karibu dusenge. Imana imbaraga, Imana imbaraga, Imana imbaraga, Imana imbaraga, umwanya imbaraga, yo imbaraga, imbaraga z'Umwana we, aya masaha we, Imana imbaraga, uyu mwanya we, Imana imbaraga, Imana imbaraga, imbaraga z'Umwuka we, imbaraga z'Imana zidukoreremo, zikore cyane we, imbaraga za Yesu zikorane natwe we, imbaraga za Yesu zidutera umwete we, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana we, Mana imbaraga, imbaraga z'Imana we, Imana imbaraga, Imana imbaraga, Imana imbaraga zidushoboza, Imana imbaraga, imbaraga z'Imana we, Imana imbaraga uyu munsi, imbaraga, Imana imbaraga, imbaraga z'Imana we, imbaraga z'Imana we, imbaraga z'Umwuka wera we. Yesu turi hano, Yesu duciye bugufi, turi hano Mwami, Mwuka wera w'Imana twaraguhawe, turagushaka nk'imbaraga, imbaraga zongera kudusubizamo imbaraga nshya. Dukeneye vino nshyashya, iyo twari dufite yashize, iyo twari dufite twari tunaniwe, iyo twari dufite yari ishaje, ariko dukeneye umwuka wera w'Imana, niyongere yuzure cyane, niyongere akorere muri twe cyane, niyongere Mwama dutera umwete. Turisengeye uyu munsi, nta kindi tukubwiye Mwuka, ngwino 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 dushoboze gukora, tubashishe Mwuka wera w'Imana. Iki gitondo uyu munsi turasabye ngo tubashishe, dushoboze dukore cyane, dushoboze turinde gupfusha igihe ubusa. Amasaha waduhaye tuyakoreshe, kandi tuyakoreshe iby'ubwenge, tuyakoreshe ibizima, tuyakoreshe ibifitiye Imana Data icyubahiro, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka duhaguruke turwanire ishyaka ry'inzu ya Data, duhaguruke dukore iby'inzu ya Data, duhaguruke durwane kucyo Data yadutumye, duhaguruke turwane kucyo Yesu adusaba. Nta kindi no kuvana abantu mu byaha. Iyo usomye ku murongo wa 28, Petero Mwami Imana yarwanaga kugira ngo abantu bamenye, bige ubwenge bwo gukiranuka, bamenye Yesu wazutse, abatunganyiriza Imana biciye muri Yesu Kristo. Icyaduha natwe uyu munsi Mwami, icyaduha natwe tukarushaho gukora cyane, tukarushaho kuvuga ubutumwa bwiza, tubashishe kurwana n'umwete, turinde kuba ibinebwe byo mu mwuka, ibinebwe mu mubiri, ahubwo dusohoze inshingano z'icyo waturemeye. Icyatumye tuzana hano ku isi aba ari cyo kiba, bari cyo gikoreka, mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu bushobozi bwawe, Mwuka wera w'imbaraga, Mwuka wera w'Imana, imbaraga zawe zikorere muri twe, za zindi zamanutse nk'ibirimi by'umuriro nibikorere muri twe. Izi mbaraga nizopere muri twe. Ijambo rya Imana riravanga ubwami bwawe si ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga. Izi mbaraga reka zidusukirwe bundi bushya, izi mbaraga reka Mwami, uyu mwete wo gukora ibyo dushinzwe, uyu mwete wo kuzuza inshingano dushinzwe, uyu mwete wo gufata neza ibyo dushinzwe, uyu mwete wo guharanira ishyaka ry'inzu yawe, uyu mwete wo kubashishwa byose, uyu mwete wo gushobozwa byose nawe, uyu mwete turawukeneye ngo tugukorere tudategwa. Turawukeneye kugira ngo aho umwete wari udushizemo twongere tugire umwete. Uyu munsi mu munsi wacu habemo umwete mwinshi, imibiri yacu igira umwete, mu mwuka wacu uzanzamuke, mwuka wacu nuzuke. Izi mbaraga nizituzure, izi mbaraga nizidukoreremo, izi mbaraga nizitwuzure mu mutwe, amaguru, amaboko, igihimba,
mu izina rya Yesu, mu mwuka wacu, mu izina rya Yesu, nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane, mwuka wera w'imbaraga dukoreremo cyane, dukoreremo cyane, dukoreremo cyane, kuko wowe utura muri twe, dukoreremo cyane, apana bagahoro, apana gukora by'akazu yazi hoya, ahubwo turashaka kudukoreramo cyane, tukaba abantu bari mu mwuka wera w'Imana wa vrai, tukaba abantu barimo vino nshya ya vrai, izindi nyota zose zimirwe n'inyota nzima ariyo yo kwifuza iby'ubwami bwawe, n'inyota nzima ariyo yo kwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Iyo nyota aba ariyo tugira, inyota yo kwemera kubana n'umwuka w'Imana, inyota yo kugira inyota y'ijambo ry'Imana, inyota yo kugira inyota y'ibyiza. Izindi nyota zose zitari iz'umwuka w'Imana, izo nyota zivemo, zimirwe bunguri n'izi mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Haleluya! Imbaraga zawe mwuka wera nizidukoreremo, amaso yacu y'umwuka abone, imbaraga zawe mwuka wera nizidukoreremo, amaboko yacu y'umwuka akore, imbaraga zawe mwuka wera nizidukoreremo, amatwi yacu y'umwuka yumve, imbaraga zawe mwuka wera w'Imana nizidukoreremo, amaguru yacu ahagarare ku rutare, akomere urutare n'uwo Yesu Kristo, imbaraga z'umwuka wera w'Imana nizituvugiremo, twumve. Haleluya! Tuvuge mwami, tuvuge tubwirijwe nawe, tuvuge dufashijwe nawe, mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu gukora kwa Yesu, mu buntu bwa Yesu. Yesu, imbaraga zawe nizidukoreremo cyane, imbaraga zawe zidutera umwete mwinshi wo guhindura abantu kuri Kristo, umwete mwinshi wo kubaha Imana, umwete mwinshi wo gukurikira Imana, umwete mwinshi wo gushaka Imana, umwete mwinshi haleluya wo gukiranukira Imana, umwete mwinshi wo kureka ibyaha, umwete mwinshi wo gutuma turushaho gutungana. Urakoze mwami, urakoze Yesu. Ibyo bimenyekane kuri uyu munsi, byandikwe mu kirere cyacu, kuri uyu munsi umwuka wera w'Imana dukoreramo cyane, kuri uyu munsi umwuka wera w'Imana duteye umwete, kuri uyu munsi umwuka wera w'Imana tubashisha tukarwana cyane, kuri uyu munsi tutarabo kwicara gusa, kuri uyu munsi twisobanukiwe, kuri uyu munsi umwuka wera yahagurutse cyane cyane muri iki cyumweru kugira ngo twongere kwiyubaka. Elebose kireboti ola yazegereveze kirebo televa yazeremene tendelebo sekere ababa otaya sekire tutereba ya tutayine lelelele uri Yesu. Haleluya mwuka wera w'Imana cyane izi mbaraga, uzuzamo izi mbaraga. Haleluya, korera muri twe cyane, korana natwe cyane, sohoza muri twe cyane mu izina rya Yesu. Ibyo byandikwe mu munsi wacu. Turagushimiye ko twemereye kubaho, turagushimiye ko tugendana nawe, turagushimiye uyu munsi iby'imbaraga ukoze, turagushimiye kumvisha gusaba kwacu no gusenga kwacu. Amen. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikro. Niba uri mushyashya ntibagire gukora subscribe kandi ukore na share, usangize n'abandi maze bajye bahita bibonera amavideo yandi nasizeho. Murakoze, zinduka usenge, fungura umunwa usenge.